Oh my sweetheart, mukunzi mwiza, nshuti mukundwa, maze igihe kitari gitoya, maze igihe kirekire cyane mbona usa n'utanezerewe, mbona usa utishimiye umubiri wawe, ntabwo wishimiye uko uteye, gusa mu by'ukuri njye siniyumvisha impamvu yabyo, kuko njye mbona nawe muhwanyije ubwiza. Nagira ngo mumenyeshe ibi ngibi mukundwa, nshuti nziza, kuva ku mutwe kugera ku musatsi uri mwiza, niyo mpamvu muri teka numva nagumana nawe ubuziraherezo. Ntibinyorohera kubiteka nakubwira buri kimwe nekereza kuri wowe, ariko iteka njyewe ubwanjye muranekereza kandi nkishimira no kwitwa umukunzi wawe. Burya iyo ubona nita ku mubiri wanjye, mba ngira ngo ndebe ko nasa nawe buri munsi, ndetse uko uteye, uko useka, uko uteye mu by'ukuri ndabikunda cyane. Ariko buri munsi uko nitaho ngerageza gusa nkawe, nuko uri mwiza kandi unyura. Ariko kubishyikira ntibyanyorohera rwose, kuko uri mwiza by'agahebuzo mukundwa. Gukunda uko uri mukundwa, gukunda ntacyo nitayeho, ndagukunda n'umutima wanjye wose. Nezezwa iteka no kukubona wiyitaho, nkagukunda, nkaguhoza ku mutima wanjye. Nitegereza ubwiza bwawe, maze nkumva umubiri wanjye uratuje, umutima wanjye ugatemba ibyishimo. Ibyo ni bimwe mu binyereka kandi bikamamiriza urwo ngukunda, bigatuma iteka mbona amahirwe yo kuguhora iruhande. Gusa hari ikintu cy'ingenzi nshaka kukumenyesha mukunzi. Gukunda uko uri kose, niyo mpamvu nitwa umunyamahirwe kuva wanyemerera kuza mu buzima bwawe, maze tugahora iteka dusangira akabisi n'agahiye. Uri mwiza imbere n'inyuma, nutabibona yaba yigiza nkana. Ndagukunda cyane mukunzi, kandi ngukunda byiteka. Aya ni amagambo ushobora kubwira umukunzi wawe mu gihe wumva atamerewe neza, mu gihe wumva ubuzima bwamucanze, mu gihe iminsi ari kujya ayibara avuga ati kubera iki bitarangira, kubera iki iminsi idashira, igihe cyamubanye kinini cyane, isi yamwikaragiyeho. Iki ni cyo gihe kugira ngo wite ku mukunzi wawe, umubwire amagambo nk'aya maze kukubwira, kugira ngo mukomeze muryoherwe ndetse ibintu bigende neza mu rukundo. Cyane cyane hari amagambo meza y'agahebuzo ushobora kubwira umukunzi wawe, maze ibintu bikagenda neza cyane umunsi ku wundi, maze akumva ko hari icyo umaze mu buzima bwawe. Ese ntiba uri kumwe n'umuntu mukundana, maze wowe ukajya uhora wumva ubabaye, ukajya uhora wumva utishimye, ukajya uhora wumva utanezerewe, mbese urukundo rwaba rumaze iki? Mbese urukundo niki rwaba rumaze? Impamvu urukundo ruhari ni ukugira ngo wishime, ni ukugira ngo ukunda nawe akwishimire, ndetse muri mwebwe ubwanyu mubashe kwishimana ubwanyu. Rimwe na rimwe rero mu buzima hari igihe uzakundana n'umuntu ariko ukumva atiyizera, cyangwa se ukumva adashimishwa n'uko ateye. Rimwe na rimwe kumubwira ko ari mwiza ntabyemere, kubera ko we afite complex muri we. Niyo mpamvu uzabimubwira amagambo nakubwiye ndetse nahereyeho. Niba utabimvishe neza wasubiza inyuma, maze ukayumva neza akantu ku kandi. Aya magambo nuyamubwira umukunzi wawe azishima, azanezerwa. Mu rukundo rero habamo amagambo menshi, habamo ibitekerezo byinshi biba bigiye bitandukanye. Yaba umukunzi wawe akubwira ko uri mwiza, ariko wowe utabasha kubibona nk'uko nakomeje kubikubwira. Inshuti rero yawe ya nyayo koko igukundira ukuri kandi ikagukunda wa nyawe. Niyo mpamvu rero uba ukwiye kwegera umukunzi wawe, uba ukwiye kuganira n'umukunzi wawe, uba ukwiye kumva umukunzi wawe kurusha undi muntu uwo ari we wese. Umukunzi wawe ni wa muntu yumva afite amahoro arenze iyo ari kumwe nawe. Ni wa muntu wumva isi yose
iri mu biganza bye mu gihe muri kumwe. Niyo mpamvu umukunzi wawe atandukanye n'abandi bantu bose uzi cyangwa se bashoboka, kubera ko umukunzi wawe aratandukanye, umukunzi wawe atandukanye n'abandi bantu bose. Niba rero ugira irungu kandi byitwa ngo uri kumwe n'umukunzi wawe, ndakubwije ukuri ko ntabwo uri mu rukundo bya nyabyo, ahubwo ushobora gusanga ukunda umuntu ariko batagukunda. Niba ufite irungu, niba wumva udatuje, niba wumva ugera imbere y'umukunzi wawe ukiyorobeka, ukumva umwuka ntabwo uri gusohoka neza, oya nshuti yanjye, urwo ntabwo ari rwo bita urukundo. Urukundo ni ukwisanzura, urukundo ni ukugira umunezero mu mubiri ndetse no ku mutima by'umwihariko, maze ukabaho wishimye. Mbese niba ukunda umuntu kandi ukaba uwo muntu ahora kubabaza, ubundi kujya mu rukundo byaba bimaze iki? Akenshi rero uzajya usanga abantu bababazwa mu rukundo kubera ko batazi neza umwanya wa nyawo babarizwamo. Ni byiza rero kumenya umwanya wawe wa nyawo ubarizwamo. Ni byiza kwita ku mukunzi wawe igihe umufite, kubera ko gukunda ndetse ukanakundwa n'Imana ikomeye itangwa n'Imana. Mbifurije rero guhirwa, mbifurije kugira amafaranga ndetse mbifurije kugira umunezero mu buzima bwose bwa buri munsi. Niyo mpamvu hano kuri Vincent uzajya ugenda uhabona ibiganiro byiza, ibiganiro bikongerera urukundo ndetse ibiganiro bishobora kukuruhura rimwe na rimwe igihe wumva utamerewe neza, cyangwa se igihe wumva urukundo ruri kugenda rujegajega. Ariko niyo mpamvu turi hano kugira ngo tugufashe. Niba hari igitekerezo ushaka kuduha, niba hari inama ushaka kutugira, niba hari ikintu ushaka kutugira, niba histori yawe y'ubuzima ushaka kudusangiza, watwandikira kuri nimero ya WhatsApp nk'uko iriho hano, maze ibintu bikagenda neza cyane. Iri kuri bio yacu, ugiyeho uhita ubona nimero yacu ya WhatsApp, watwandikira ufite igitekerezo, ufite ikindi kintu cyose wakifuza kutubwira. Turahari kugira ngo tubane nawe kandi ibintu byose bigende neza cyane. Mbifurije rero kugira ubuzima bwiza, mbifurije kugira amahoro ndetse mbifurije kugira urukundo rurimo uburyohe, urukundo rurimo isuku, urukundo rufite byose, maze urukundo rurimo umunezero. Watwandikira muri comment tukadusangiza igitekerezo cyawe niba ari cyo wifuza kutubwira, kandi nawe iyi video niba yagushimishije wakanda like kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza cyane. Niba utarakanda subscribe, uyu ni umwanya wo kugira ngo ukande subscribe. Ndagushimiye cyane, Imana iguhe umugisha. Vincent Talk.